niko sha data we ubwo muri mwe hari uwuzuje imyaka 18 mudugudu reka nkubwire hari ikintu utazi utangiye gushidikanya ku bushobozi bwanjye ngaho bime neza ubwo uri kunindi ya mukobwa ugomba kumubyaza umusaruro gute nkawe mudugudu uyobora uyu mudugudu wa Ndorerezi Intwari umwana nk'uriya umeze neza utamuryaho firengi umwanzi ubona yamaze gutwarwa umwana mukuru gutumyegereza iki wirinde ibintu by'ubwoba irinde gupanika kubita impfubyi wibwiriza kuri genda Ako se nkayo kuba unyitambika mu nzira bimeze bibi. ahubwo se weho ko wirukanka nk'ucitse urupfu uvuye Aho mvuye urahashinzwe. Vuye hese ibyo ngibyo birakureba. mama nanjye nkabona kururu yawe muri uru rugo wagira ngo wabaye ikaramu mudugudu asinyisha Nakubwiye ngo ntago bikureba. ko bindeba kareba hembwineye vuga ko ushaka umwana wa gatatu Hako narumuye koko. Ndashaka umwana wa gatatu. Harabo nzaguhanga ubarere. koko ubu rero mudugudu yagiye arakwicaza aragushushanya akwereka ko azaguha etaje azahugurira imodoka irimo memory card Ntabwo bikureba. ubundi aragushushanya nyine kugira ngo kandi wa mukobwa we nutitonda Hako wagiye ureba ibikureba. Ibyo birakureba. Ibyanjye na mudugudu hari wakubwiye ngo ubyinjire mushinzwe iki? nyamara shahu ubundi ngiye banyita amavengenceko ushatse twaba inshuti ngiye nkabikugira mu mudugudu buriya ni umuntu wanjye twegeranye nabikugiramo ngiye nkakugira inama ku rwego rw'isi ku buryo yagufasha ibyo ngibyo atabizanye nese ubundi hari icyo yagukozeho Bagira ngo se. umudugudu ntumubeshyire n'inyangamugayo ibyo bintu ntabwo yabikora Ibikize. utamubeshyira mudugudu n'inyangamugayo niko muko utamubeshyira yakoze iki kuje wirukanka amasigamana wagira ngo kwa mudugudu habaye ingwe Wenda nyibonyeyo. Ko ntarindi kumwe nawe wabwirwa n'iki kwa mudugudu mbonye yiki? koko bakwita Anje vugisha ukuri bigenze biti kuje wiruka Ako mavenge. Ubonye kugira ngo umudugudu antumeho ngagiye kumbwira aho gahunda yo kumpa inka zigeze kumbe hari ibindi yishakira. mudugudu yampaye inka rukuba nkuko warutwitse wa rwambaranywe mudugudu si ibyo bintu yabikora Si inshuti yawe se uzamubaza. Anje reka mubwire weho nyizera umwanya wawe njyewe ngufashe ku buryo mudugudu azagukorera serivisi zose atarabukiwe kandi nta n'ikindi kintu yongeye kugusaba Wese utandukaniye he na mudugudu? turatandukanye 110% njye Mavengenceko International Sawa ntari bibwo n'ibicamo wowe na mudugudu muzambwira. nyene wowe nyizera tuba inshuti njyewe nzabikugiramo bikundi Oya nta kibazo n'ibicamo uzambwira nagura n'akantu buriya nta kintu nkora. ubwo ngubwo nyine nibikunda nyine uzakimba Ni igiki? icyubahiro kuko nzaba nakoze akazi gakomeye hanje Naringize ngo hari ikindi. oyo ugomba kukima kuko nzaba nagikoreye aka kazuba numva nikonje abamaze guhabwa girinka Mukandora Nonsiata rwose bamuhaye n'inka nziza
reka muvivure. Fura y'inzozi ariko ndibuka yabanjije no kuyivugira. Reka muvivure. Azaziturira kandi yaranahakaga koko. Reka n'uyu mushyireho akabazo kari buzaziturira. Ibi neza hano. Akoze mave. Ubu koko naha ni ngombwa ngo ujye usuhuza ra. Ohe urisanga. Tora agatebe uze ube wicaye hano tumene hano. Kandi agera ahangaha ari. Reba se ahubwo akazuba kavuye haramutse imvura. Banza ngiye hari ngiye no kurwara malaria mavenge. Ahora n'iki kananjye nzare kumvaga wa mubyeyi. Dore rero usanze ntabirangije rwose. Babizi yuko ntawe mba nsigariza. Ahora n'iki wa muntu. None inzara yanyisha mayikubye. Mudugu ndakumva. Sha. Inzara nagaho kagira Imana. Ubu se nkugize. Cyo kora mfite maya gacupa. Reka mbike bino bidokima ndebe. Oya nawe ujye unyumvira koko. Mudugu. Reka rwose. Kumva ibintu uvuga ari by'umuntu w'umuyobozi uyize uyobora umudugudu ungana gutya. Ubwo si kosa mu byo mvuze niriye. Abaturage hafi hagiye ufite abaturage bangaho uyobora muri uyu mudugudu. Weho ni gute waba ushonje ukanywa inzoga n'ufi? Aha nibyo wavugaga ariko. Ibyo ngibyo byihoresha inzara. Umuranari no kugushyirishirizaho akantu. Nese abundi ibingibi mbona uri kwandika ni ibijyanye n'iki? Wakwicecekeye wa muntu. Nanjye ubumba nibaza aho nzagaruriza bikancanga. Iyo nza kuba ntari ingaragu. Sindebe se arigira inka ndebe none se ubundi ubunge nakagombye nanjye kuba ari ngiye wabanje kuyifata. Kuvuza ibyagira inkuranye gute? Uriya mukecuru ngo ni Mukamusana. Mwaramurenganyije uriya mukecuru akwiyima. Ariko se turayimuha. Uriya mukecuru akwiyinka ibintu byo kuvanga afite amasa. Uriya mukecuru asohoka no mu nzu. Niba se adasohoka mu nzu nyine iyo nka yakwahirirwa nande. Inka za leta ntago ari zo kujugunywa. Kandi mudugudu ushobora kurusiga urya ruswa. Oya. Uriya mukecuru. Nge ndabikubwiye uriya mukecuru akwiyinka. Uzafata n'ikiraka cyo kujya uyahirira ariko. Aha. Icyo ndi cy'uriya mukecuru akwiyinka. Reka tubyihorere. Reka tubireke. Ariko ngiye nk'umujyanama wawe uriya mukecuru afite abuzukuru birirwayo iranka bajya bayahirira. Uriya mukecuru akabona amatakamo. Ariko mwe muratanga inka mugahera kuri bariya ba Pasikari bafite amaduka bafite amasambu. Erega baba bafite n'ubushobozi. Ziriya nka kuzitaho biragoye. Zikenera imiti, zikenera kuba ahantu heza ndetse zikanarya neza. Uriya mukecuru wa ntaho nikora turamuhagira inka y'abandi ntago izahita ipfa. Hakuze n'ikindi ndi kukumva. Yobora mu bwenge bwawe. Oya kandi ibitekerezo byawe mba mbikeneye. Reka twivugire ku bindi. Ahubwo tuzabanza tumufashe ukundi abanza azamuka. Ahubwo se mbwira. Ndi kukumva. Wabigenje gute kuri ka gasheke ka Anje haragakongoye? Ko so uyu ngo yagiye hekatinze. Yakitahira n'ubundi ko ndera n'ubundi byo ntize nta n'ibyo mbona. Shu. Natinze. Niyo watinze. Nyine ni cya gisazi cyanjye cyari kije kundeba. Akureba mupanga iki ko muhorana buri gihe. Aha. Uri ubwenge burenda kuza. Udaka bashinzwe umutekano ko mbona muhorana. Byo byihorera amuntu w'abagabo tuganira byinshi buriya hari akantu nshaka kuzamukura. Ahubwo se shu twikomereze kuri yanjye. Turayizanye. Gusa ari kidashoboka. Nta kidashoboka gishishuza.
mbabarira unyihe nanjye nkwihe Uyajye ibyanjye kuzana byose kuyamenya atari bukomeze kugeza umfata aka ushima udukufata ndakuyamye cyo mbabarira ibyo ari byo byanzinduye winyibutsa Mavenge winyibutsa uriya munsi waranshutse utambwira yuko Anje yaje ahangaha mukajya mu nzu muri babiri uri umuyobozi we ndetse uyobora umudugudu ubundi akagenda nta kintu ukoze kugenda se gusa nararutanze uzi kugira ngo umwana w'umukobwa kuryane karungu ariko narebaga ariya matako nanjye nkumva ndashiririye baranshutse gusa mvaho bera ikigoryi njye nakubwiye ku matako nakubwiye ko uhera ku mabere jye coco uzi ko kuba unayobora uyu mudugudu maze kubibona yuko turi mu gihombo gikomeye cyane kuko ubwenge bwawe ngiye buri gihe murambikubwira iyaba Imana yagutiza mu mutwe wanjye umunsi umwe umukobwa ngo ku mata bahera ku mabere bamanura ajya umenya ubwenge umbabarire cyane da ni n'ubwa mbere nari nganiriye n'umukobwa ako wowe uzi ubundi wahuri muzima Mavenge yaragiye kandi agenda nabi yaranyishikuje nenda no kwikubita yakwica mbona ararenze sha nanjye nsigara mureba ubundi se wabonye hehe umuntu ujya gukama inka atamanije kuyagaza urabanza ukayagaza rero hari ikintu utazi ndakumva Mavenge uriya iyo ushaka inka ikamwa neza iyo ushaka ko inka iguhereza amata menshi mu gihe cyo kuyikama urabanza ukayagaza ntabwo ugenda uhita ushoka utora ku mabere ukama urabanza ukayagaza hajya umenya ubwenge ariko ibyo ngibyo ubibwirwa n'iki ko nzi kuri ingaragu nkanjye aho ngaho rero naho bera ikigori ariko reka mwereke ukuntu tugiye kubigenza uriya mukobwa ngo ni Anje mwihorere ubundi nakuye y'amaso ngiye kugenda mfata amakaye sibyo muri foromire muri bwa bwenge bwanjye bwo ku rwego rw'isi international hejuru sibyo cyo koranyeberwa ahantu ubwenge unabukura rwose njye mfite ubwenge njye nanabuvukanye buriya papa bamwita Gakwaye buriya Gakwaye utumva muvuga mu izina ukagira ngo ndamwubaha buriya nawe yari afite ubwenge bwinshi hariya buriya no muri Kongo na Zata no mu Budage hose yagiyeyo ariko buriya Anje tugiye kumukorera agatendo ku buryo azanakwizanira ariko mududu ndakumva twavuze ndibagirwa wenda unaraye numva ijoro ryose n'ikindi wakwicecekeye Mavenge kuko uyobora uyu mudugudu numva bigiye no kunanira kwa Korode baraye barwana ijoro ryarinze ritandukana ko ndibaze bikubabaje biriya ni ibintu bisanzwe uriya mugabo ngo ni Korode yaraguwe bikomeye cyane Mavenge icecekere uzi ko barwanye saa sita z'ijoro kandi ari bwo umugore yaratashye ngaho cyunyumvira kuko none se kuyobora uyu mudugudu abantu bose baragutoye bakwemera ugiye gukora iki kugira ngo bicike kuri uyu mugabo akomeje guhohotera Mavenge ni ukuri birababaje byo ariko burasura mudugudu hagakwiye kujyaho amategeko arengera abagabo kuko hari abagabo bahohoterwa bikomeye cyane ugomba kujya mu nama simujya mujya mu nama ku murenge aha tujya muri kumwe n'abayobozi bakuru bo ku rwego rwo hejuru ugomba kwerekana ko umudugudu wawe harimo abagabo bari guhohotera hakagira n'amategeko ajyaho arengera abagabo nk'uko hari amategeko arengera abagore sibyo sinzi gute umugore yifata agataha saa sita z'ijoro gute umugore yifata agasurira umugabo ibyo bintu ntabwo byabagaho gute umugore yifata akaburaza umugabo gute umugore yifata agahenera umugabo ibyo ngibyo ni ibi uzi ko iyo mbonye ibiba muri zino ngo z'iyi minsi mba numva ntateze no kuzashaka
ariko umudugudu mwana yanjye kuva nabaho buriya muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka ngo bikaba byiza kurusha. ariko wowe utegereze kuzashaka warazanye imvi zarabaye uruyenzi ufite imyaka 50 hakajya indi 5 ugahita upfa.